yavuze ubukwe bwinshi bujyamo byinshi, yahise akurikizaho byinshi n'ibintu ibyo twavugaga byinshi se birahari. aho umugabo n'umugore baba bafite hari n'umuhungu n'umukobwa iyo nguzanyo kugira ngo bacyuze bwabo nyuma yaho ubukwe ko atari igishoro ejo kizagira icyo cyunguka ngo uvuge ngo kwijanisha nungutse ibi n'ibi, ahubwo ko ari ikiryo kindi uzanye urwubakiye ku nguzanyo, ubwo urumva ruzamara kabiri. Inguzanyo itari y'umushinga runaka wo kwinezeza wibishashagirana gusa bitari zahabu, ubwo sibyo bimaze iki? Ubukwe bwinshi bujyamo byinshi na benshi usanga abantu ari nka magana benshi, ariko uburo bwinshi butagira umusuru aho twahatiye aho rwose jyewe ndakebura abantu. Ariko nawe nkubwira ngo menya abo utumira mu birori byawe. Umuntu azikwera hanyuma nishingire nyine urumva, ariko nyine barakubwira noneho hakaza n'undi mutwe w'iyo bridal shower, nabyo biri mu bihenda bituma ubukwe buhenda. Oya ntabwo bwahenda, ahubwo ho babona amafaranga yo kugira ngo ariko ababyinuba nabo ku ruhande n'abaturanyi n'abanyamuryango baravuga bati ibintu birahenze. Ariko umugeni aba yabibonye, ubivuga amafaranga aba yabibonye. Iki cyigisho wagikomoje he? Iki cyigisho ngira ngo ni ubutumwa mushiki wabo yashyizeho kuri Twitter, niho nanjye nabisomye avuga ko nyine aherutse kugenda mu Rwanda ariko akabona hari ndebere ubusomo uko buri rwose, kugira ngo noneho tugendere no ku bintu nabyo bifatika. Ubwo butumwa rero buragira buti abashumura aho se. Ubwo ni ubutumwa bwa mushiki wabo Louise. Mushiki wabo ni yahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, hanyuma ubu ari ku rwego mpuzamahanga rw'isi, akaba ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, Secrétaire Général de la Francophonie. Yego aragira ati abashumura aho se, ko mumbanye ba mutima udakumbura ndabaramukije cyane, njyewe murabizi ko mpora mbifuriza ibyiza gusa, rero mperutse iwacu mpava ntihakumbuye ndetse mbona bamwe muri mwe nihuta, gusa inshuti n'abavandimwe ntibyoroshye kubaramutsa bose, ariko mbega ubukwe bwinshi bujyamo byinshi na benshi kandi kenshi. Abashubu bagishaka rero tudaheje na ba mwana, mbona mukwiye kutwigira uko tudatakaje umuco wacu twakora bike byiza. Abato mugishaka natwe tubakunda, murabona twabigira duti. Yego ubwo ni ubutumwa yanditse asoza abaza ikibazo. Twabigira duti. Icyambere ndamukeje kuko yaganiriye nk'ifura kandi koko nk'umuntu mukuru. Yego. Iyo aba twagiraga amahirwe n'abandi bavuga kagera kure bakajya batanga ubutumwa nk'ubwo bufite icyo bukebura mu bantu, urumva kandi ntabwo bimubuza gukora inshingano ze. Ubwo rero batagiye kuvuga amakwe banayahaza, ariko mwe ntukajye muvuga amakwe, mujye muvuga ubukwe kandi mubwubahe kuko n'umuhango ukomeye. Rero icyo kintu rwose muzanyemerere uzabitegure tukigarukeho tuganire ku muco wo gutwerera. Yego. Rwose ubundi mu Kinyarwanda umuntu muzima wiyubashye w'umutima wubaha n'urwo rubanza yagiyemo, nta muntu ujya mu rubanza atatwerereye. Kandi ntumbwire ngo gutwerera bisaba ibintu byinshi, ntabwo rwose bisaba ibintu byinshi, ahubwo ni umutima. Ni ukuvuga ngo ku rundi ruhande nanone ni byinshi ntabwo wabimaranye abantu. Ari icyo kuvuga tugarutse cyane ku bijyanye nyine ubwo tuvuge wenda n'umusore n'inkumi bagiye gushinga urwo rugo, erega nibo bihanika, kuko utihanitse ukabihinira bugufi abantu nyine baza ibyo bateguye akaba ari byo bakira. Ariko noneho usanga nabo bihanika, barashaka
dekorasiyo nziza ikeye imeze neza. Rwose. Bwa mbere na mbere hari ahantu ubukwe bubera, abadekora abo bakora uwo muteguro nabo bakamenya kubaca amafaranga rwose. niba ari sale cyangwa se niba ari ya tente nini ifite amafaranga yishyurwa, kuko usigaye ubona hari ugukorera ubwo bukwe bwo gusaba n'ubwa reception bwo kwiyakira bibera hamwe, wenda ahandi bakajya mu rusengero cyangwa se kiliziya, kugira ngo nyine ibyo nabyo bikora kugira ngo byorohere n'aba bantu bategatega biborohere, ariko n'amafaranga bigendere hamwe. Iyo dekorasiyo irahenda, aho bibera harahenda, hakaza ubwo n'imyambaro, hakaza ibyo kurya, kandi urumva gutegura nk'abantu 500 600, ibyo biryo ntibyoroshye, ibyo byaranahenze pe, urumva hakaza ibyo kunywa. Hari abantu wenda bikoreshereza fanta, niba ari abarokore, niba ari abadive sinzi, ariko urumva hari n'abakoresha inzoga. Abenshi basigaye banakoresha iyo mito batari uko kubera ubushobozi, rega n'inzoga zarahenze, ubwo ariko n'ibirori bikabiho ko burya uko butarimo inzoga mu nyweragaga cyane nabyo biri, ariko usanga nyine ubukwe busaba ibintu byinshi, kandi noneho byongeyeho niba ari uwo mugabo hari ibyo agomba gushaka wenda byerekeye urwo rugo, niba ari inzu se, niba ari intebe zo mu nzu, niba ari iki, ibi byose biramureba. Ukongeraho umukobwa nawe ibirongoranwa byinshi cyane, umva bihenze kubi nabyo rwose. Ubwo rero ugasanga ibyo bintu byose birahenze. None umuti wabaho ni uwuhe? Ko kera yego wenda na kera tuvuge ko bwabaga wenda bugoye, usanga wenda hari abapfundikanya nta n'icyo umuntu afite bugataha, n'ubu burataha. Abakobwa se bakirwana n'ibirongoranwa ni bangahe inshuti yanjye? Barabigura, mbese wagenda nta birongoranwa nyine ubwo barahari, ariko ni inkehwa. Babaje ngo ni inkehwa, ni bakeya. Ese hari utabigura? Kereka nk'abantu bazajya hanze, suko utabigura, niwe utabigura, suko utabigura. Ariko urumva iyo uguze ikintu kiba cyaguhangayikishije ukagishakira n'ingengo y'imari, baba barabibaze mu kintu bita bridal shower n'inkwano bibiri, ariko inkwano banatanga. none se muri bya byo kurya no kunywa ko muzi ko urubanza ari ukurya no kunywa, nabyo tubyumvikana. Ntukajya utumirira abantu kuza kwirirwa birigata iminwa, n'ubu nanjye ndanga kwirigata iminwa buri kanya. Ese wowe urajya usoma ariko ngo uhaye gusa soma ukaryoha. Ariko rero umuntu asoma uko yiyumva noneho ariko no kuguha ni ngombwa, reka nguhe rwose, kanguhe ko ari ugomba kuguhanga kwitaho. Ibyo nabyo abagabo bajye babimenya. None rero dukomora icyo dukome n'ingasi ukoze ku muntu, yewe uyu munsi ufite ubukwe ntiwabuza yo guhanaguza ikote, utarifite basigaye banarikodesha abantu, ariko ngaya abagabo disi biki gihe n'abasore abenshi ntabwo bakigira amakote no kuyakodesha. Nta mugabo utagira ikote mu isi y'amakote. Ibyo nabyo ni ikibazo. Erega amafaranga naho yashiriye. Abantu aravuga ati kuko buri cyumweru, buri mpera z'icyumweru ndetse mu iminsi 2 cyangwa 3 imba nagiye muri zo manza, ntago nahora mu gakote kamwe. Urumva ikinyoma cyatangiye kuza, nta kibazo, bigire ugira n'ibindi, akabona yo gukodesha buri gihe ikote. Abagore imikenyero, sibyo, nta nukigira urubanza rumwe mu rugo rwe cyangwa 2. Ibi byose ndaza kukubwira icyo birema mu ntekerezo z'umuntu nk'inzobere mu by'imitekerereze. Hanyuma rero abantu basigaye bitabira ibirori y'iki gihe, ne kuvuga n'ubukwe gusa, uko babyitabira bakeye, bashaka ifoto nziza, bagira bati ubwo no kuvuga wibeshye ukazana fotografe udafotora neza, ibirori byawe nabyo biba ari ibibazo. Ariko uyu mufotografe wafotora, umuntu ashaka ufite telefone nziza, tuvuge nka yandi umuntu aba ashaka kugumana kugira urwibutso rw'umuntu, sibyo? Ibyo ntawe ubyanze, ariko muri ibyo byose ushaka we wagezemo uruhare, urashaka icyicaro cyiza, ubukwe bwiza buryoshye, urashaka kugenda mu modoka nziza, ari no tumira ati tuzagenda dute, muzagenda mutusanzwe ugenda ute? Ntunyumvirara, umuntu wamutumiye umubwiyeho urubanza ruzabera ngo tuzagenda dute? Ntabwo urimo kumvamo ikibazo. Muri iki gihe cya none ubwo haraza n'imanza zo mu ngo nazo zirahari,
ni ngombwa ko iyo abantu bagize urubanza mu rugo areba ngo kwa runaka ku meza hari hateguye ibi ngo nanjye iwacu hagomba kuba hateguye. Ubundi se musanzwe murya bimwe? Yego sanga ariko ngo bari bambaye barya ngo natwe tuzabe twambaye dutya, ngo hari abafotora gutya ngo natwe bizabe bimeze. Ibintu by'urwiganwa murabikura. Isabukuru y'umwana, y'umugabo, y'umugore, yo kubana, ibintu rero birakwereka ko abantu bari muri mitima rwana. Mitima rwana ujya ubona ko abana baza bakatubwira bati ku ishuri bimeze bitya na bitya, ariko kamugarura ku murongo w'umwana ari we. None se ibyo bijyanye n'umuco wacu atoya hanyuma abantu babikora bigana abandi kandi no kugira ngo abandi bakure babone ko nawe tuvuge ko ukora ibintu byiza. Urwiganwa ariko nakubwiye abarugira n'abana. Ubwo rero twibwire ko dufite abantu bakuze kandi badakuze. Reka tuzongere twige ibyiciro by'imikurire ya muntu, ariko nabyigishije kera nkiva muri kaminuza. Ubuzima bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Turabasuje cyane bene Imana abari mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo. Twongeye kubaha ikaze cyane kuri televiziyo yacu kandi yanyu Muganga Rutanga rw'Amaboko. Twongeye kubasuhuza cyane rero tubasuhuza aho muri hose, haba muri uru Rwanda n'abari hanze yarwo. Turabashuje cyane, twongeye twagarutse rero muri bya byigisho bigiye bitandukanye, ariko mbere ya byose reka mbanze nakire Nyagasani Mandwa nkuru y'u Rwanda, Muganga Rutanga rw'Amaboko, umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Mukwakiriye. Urakoze cyane. Nanjye ndabasuje cyane bene Imana. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Tukomeze twigane kandi tumenye, tubeho ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ariwo shingiro. Abadukurikira muri mu Rwanda mu rundi Rwanda ndetse no mu Rwanda rw'iyo, turabashimira cyane uburyo mukomeza kutugaragariza ibitekerezo byanyu n'ibibazo mubaza. Mubona ko ababaza tugerageza gusubiza uko bishoboka kose. Twa dutima dutanu twaratubonye, mukomeze mutwongere, bituma dukomeza kubona yuko hari abarushaho kumenya imbonezabitekerezo dukoreramo, ko mwamaze gusobanukirwa icyo akadogo ari cyo. Umunsi abanyarwanda bizihizaho ubumana bw'abanyarwanda kuva kera mu muco wabo, kaba ari umunsi wa gatanu. Ni ikintu gikomeye mu muco w'u Rwanda, bikibutsa ko u Rwanda rwavuye mu kwishakamo ibisubizo kw'abana barwo bashingiye ku muco, kandi ko ari nabyo bizarukomeza. Kwizihiza indi minsi yaje icyo byabazaniye ntabwo ababyizihiza bashoboye kubitubwira, keretse kuvuga gusa ngo nuko abantu bisanze. Numva rero atari ibintu by'u Rwanda, mureke tugaruke ku isoko. Ndabashimiye rero, reka ndeke umuyobozi w'icyigisho akomeze na gahunda yateguwe. Yego, uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, hari ibimaze iminsi bivugwaho ku bijyanye n'ubukwe. Ni ibintu bijyanye n'ubukwe tugiye kuvugaho. Abantu bagiye batangaho ibitekerezo, abantu bavuga bati ubukwe bw'iki gihe busigaye buhenze, kubona amafaranga ntabwo byoroshye kubukora. Nibyo tugiye kuganiraho. Simbizi, ariko se ababitaka ni ababukora, ntibavuga no gukora ubukwe, ni abacyuza ubukwe cyangwa ni abandi bareba ku ruhande? Ngira ngo babizanye n'ababirebera ku ruhande, babona ukuntu ubukwe busigaye buhenze, kandi koko iyo umuntu abirebye arabibona. Wabareba wenda dekorasiyo se, uburyo abantu ari benshi mu bukwe baje bitabiriye, ubwo hakajyana n'ibyo kugaburira abantu, ibinyobwa, ibiribwa, imyambaro y'abageni n'abandi bantu. Mbese ibyo byose ni abantu ngira ngo bagenda babirebera ku ruhande, hanyuma bakabivugaho bakabona ko
uko usanga kuri iki gihe busigaye buhenze kandi abantu ugasanga bishyira wenda tuvuge wenda abo bacyuza ubukwe bishyira wenda mu bintu bitari ngombwa byo kugira ngo bagaragaze ko ubukwe mbese bwaryoshye bumeze neza. Kuryoha kw'ibintu no kuba bihenze. Yego. Nta bintu urabona bihenze ariko bikaba nabi. Urugero ibijyanye n'imirire abantu bavuga ko ari ihenze kurusha iyindi si iteza ingorane. Niyo itera ihindukira igateza ingorane ku buzima bwabo bwa buri munsi. Ubwo se washingiraho uvuga yuko ibintu bihenze ari byo bituma ibintu bigenda neza. Simbizi ariko dushobora no kureba tukibaza ngo niba bihenze abantu barabihendera iki? Bene ukubikora hari itegeko ririho ko umuntu agomba gukora gucyuza ubukwe buhenze. Ugize se ubujyanye n'ubushobozi bwawe ko ari nacyo twebwe ab'umuco twasabye. Urabizi kuva igihe twashakaniraga ducyuza ubukwe bwa kinyarwanda, nyuma yaho nkunda kubyibutsa habaye inama ku rwego rw'igihugu nanjye umutware w'umuco yayintumiyemo binaturutse kuri ubwo bukwe twacyuje kugira ngo dutange ibitekerezo, dutange umusanzu wo kwibaza ngo hakorwa iki kugira ngo ingo zubakwe binyuze mu gucyuza ubukwe bwa kinyarwanda. Mbese ubukwe bwa kinyarwanda bukwiye guca mu yihe nzira? Icyo gihe turabivuga, hari n'abavuga batari ku muganga nawe nubwo tubwira gutyo dukurikije ibyo wakoze. Abantu bitabiriye uko banganaga, urabizi twakiriye abantu benshi, abantu bagera nko mu bihumbi bingahe buzuye ikibuga cy'umupira. Hari Nyamurasa ndabaramukije cyane kandi ndabashimira rwose abadutaye ubukwe. Bati nawe impamvu wabikuze nuko wari ufite ubushobozi. Ntekereza ko cyatumye abantu ba benshi kimwe cyo bari bafite amatsiko yo kureba hari ubukwe budasanzwe, ubukwe bwa kinyarwanda. Ariko buri twe budasanzwe ubundi nibwo busanzwe. Ni ikibazo kuba abantu bagezaho ibyari bisanzwe bisigaye ari bidasanzwe. Umva ko atari ikibazo. Kurira ku mbehe akaba ari byo bidasanzwe kandi imbehe niyo ya kinyarwanda twishakiraga. Noneho kurira ku idongo ugura utazi naho ikorerwa akaba ari byo bintu bisanzwe. Wumva atari ikibazo wowe cyane gusakuza umwana uti sakwe ati soma zenguruka duhure, icyambere akubwira ni iki? Umukandara adakora ataza gukorerwa. Sibyo? Umukandara mwiza uzi ko imikandara y'uruhu myiza iva mu Butaliyani, inkweto nziza z'uruhu biva mu Butaliyani, n'amakositime yewe. Hanyuma akakubwira umukandara ariko ntabwo azi umweko. No kutigeze umwigisha imboneza bitekerezo y'umweko. Ariko umweko abanyarwanda ari bawishakiye mu gukoma impuzu kwabo. N'ubu yewe niwo nkenyesha. Nawe iyo wakenyeye imikenyero n'iki nibyo ukenyeza, ariko wambaye n'amabara makuru umweru n'umukara nibyo ndabigukesha. Hanyuma ubwo noneho urumva atari ikibazo aho ibintu byari bisanzwe twiboneraga igicuma nk'iki twisanganiwe, inzoga twiyengera, kubibona somaho gajyohe nibyo by'igitangaza. Hanyuma kubona inzoga tudakora nibyo bitari igitangaza. Aho rero ndumva ari ikibazo. Ibyo rero nabyo natavuga ngo uko mu rusyo agomba gukoma n'ingasire. Twebwe icyo gihe kubera icyo twashakaga kwigisha nkabigisha mu muco ngo abantu bongere babone ibyo bintu bya kinyarwanda bari barabuze, bongere babikundishe n'abandi. Twebwe twemeye kubitegura, ntabwo byadutunguye. Nibaza ko tutanabyicujije. Ariko nanone ku bijyanye n'ubukwe bwa kinyarwanda hari abavuga bati iriya mihango yose ukuntu igenda ikurikirana iragoye kuba umuntu yayikurikiza yose.
bwa mbere urabona hari uwo gusaba irembo, abantu hari igihe ubwo sinyikurikiranyije neza wenda hari ugutebutsa, hari uguhekerwa umugeni, ngo hari n'inzoga babanza kujyana ahari mbere. Ndabikubwira byose neza. Ubwo ibyo bihe byose bakavuga bati se ibyo bihe byose utega ujya ahantu ujyana abantu ujyana ibintu, nanone ibyo bintu ubushobozi bwavahe ko wasangaga bigoye, cyangwa se ugasanga biraboroheye kubera ko wenda se ni inzoga ajyanye aha hirya. Ariko iki gihe birasaba kureba abantu, niba ari ababyeyi bakenyere bafata ibiseke bagende ahantu runaka. Ubwo biraza no mu bituma uyu munsi wa none abantu basigaye bakorera imihango yose umunsi umwe, bakanatwikurura utarongowe cyane ko bakoze ishyano. Babihinira hamwe byose kuko nyine bavuga ko ibyo bintu byose umuntu atabivamo. Duhinira hamwe tubyara umwana mu kwezi kumwe. Tuvuga wenda nk'umuntu ari i Kigali, uri wenda ari i Rusizi, urumva rero wenda nko kubikorera inaha ukazajya za Rusizi ukongera ukagaruka inaha, ibyo bihe byose nawe urumva urwo rugendo rurimo. Bakavuga bati nanone biragoranye, reka tubihinire hamwe, noneho bibera ahantu byose icyarimwe. Gahunda ni ukubihinira hamwe, bakanatwikurura mbese bagataha abageni byose. Nuko mu rusyo ukome n'ingasire, kubera ko izo nzoga n'ibyo bihe byose biragoranye. Nuko mu rusyo ukome n'ingasire. Nakubajije ntiwansubije, wenda n'abandi badukurikiye badufashe. Tubihinire rimwe tubyara umwana w'ukwezi kumwe, atari kwa kundi ariko bajyana inda y'imvutsi. Ntago bikunda. Avuga umugabo n'umugore bahure, umwana ahita avuka mu kwezi kumwe. Ku nkoko batangiye kubikora birakunda, n'ukwezi ntikugeraho abantu bakazirya, abazirya ikivamo n'iki so gufufumanga, si indwara za hato na hato abantu batazi aho ziva. Wowe ubisobanukiwe umaze kubimenya, iriya nkoko nubwo ibitetse neza rwose ubona akaguru bakayiza ukuntu bageze gute, simbizi ukuntu babiryoshya ryoshye, ibishajagirana byose burya si zahabu. Wayirya iriya nkoko uretse amabura kindi cyangwa no kutamenya cyane. None se ubwo nizo sigaye zigezweho. Rero ibintu bya hutihuti, ibintu bya nibyo bisigaye bigezweho, ibintu bya minire bugufi. Minire bugufi rero ntabwo yubaka urugo. Ushobora guhinira bugufi uvuga uti wenda aho twari gukoresha amakese 5 ya fanta, dukoreshe ijerekani zingahe z'umutobe, kuko nizo nyinshi zishobora kugera ku bantu benshi kandi zihendutse. Aho rero umuntu azakubwira ati umutobe, aho ni ukuvunja ibintu n'ibintu. N'urugero umutobe abantu basigaye banawutinya. Kubera iki? Umutobe ntago zisuku yawo. Urumva abantu wenda banatinya n'izo ndwara z'umwanda za tifoyide n'iki, urumva ngavuga ati uyu mutobe aho usanga ubwo ndavuga mu ngeri zitandukanye. Ariko nanone burya ubu nta hantu wajya kubera uko uhazi, umutobe bakawuguha ukawunywa nta kibazo. Ubwo rero nanone bibaye undi mutego witeze. Abantu batwumve neza, twe turimo turabazanya tunabariza abandi, cyane cyane wowe uri murabariza abandi. Ubwo rero ikibazo abantu nanone bongeye kwitega umutego ni iki ngiki. None se ubwo urumva ingorane irimo atari n'urwikekwe ruri mu bantu, abantu bakajya mu bukwe kubera kururu, ariko nta sano y'umubano ifatika bafitanye. Nacyo ni ikindi kimwe mu bituma n'ubukwe buhenda. Niyo kururu ritari ngombwa. Abaturanyi, abavandimwe, inde wahehe. Oya, niba ari n'abaturanyi uzasanga abaturanyi bose atari ko mugenderanirana. Ntabwo nzi ko abantu hari washinga gati ngo avuge ngo abaturanyi bose ngo turagenderanirana muri ubu buryo. Hari n'ingero mugenderaniranamo birikora, ntawe ubigenda. Ariko ukavuga uti aba tugirana imanzi ziniza, iyo bigenze bitya barantwerera,
ko nabo bagize urubanza reka ngo batwerere. Hari n'ikindi nacyo gituma bihenda, uragira ihururu ry'abantu. Twigeze kuvuga ku bintu by'intwererano ariko ntitwabigarukaho. Ngenda babwira ngo nimukome urusyo ariko mukome n'ingasire. Wowe uzi ko uri muri nuba ubukwe ntibakivuga n'ubukwe ngo ni amakwe, ariko amakwe bihundi biravugwa mu Kinyarwanda iyo bayahaze, no kuvuga amakwe. Amakwe yabaye menshi, mbese babihaze ntabwo bikiri ibyubashywe no mu mpera z'umwaka. Ariko ubundi mu Kinyarwanda nyacyo cy'umwimerere bavuga ubukwe buhora ari ubukwe. Ubwo rero batagiye kuvuga amakwe banayahaze, ariko mwe ntimukajye muvuga amakwe, mujye muvuga ubukwe kandi mubwubahe kuko n'umuhango ukomeye. Rero icyo kintu rwose muzanyemerere uzabitegure tukigarukeho tuganire ku muco wo gutwerera. Yego Rwose ubundi mu Kinyarwanda umuntu muzima wiyubashye w'umutima wubaha n'urwo rubanza yagiyemo, nta muntu ujya mu rubanza atatwerereye. Kandi ntumbwire ngo gutwerera bisaba ibintu byinshi, ntabwo rwose bisaba ibintu byinshi, ahubwo ni umutima. Ukuvuga ngo mbikomozeho gatoya, ahari si n'ubwa mbere n'ubwa nyuma tubivuze, tuzabigarukaho. Umunyarwanda akabona urubanza ruregereje wamutumiyemo, n'urw'umwana wawe aramuzi, n'urwa murumuna, n'urwa mukuru, n'urw'iki, n'urw'umuntu wa bugufi azi. Ntabwo ari nuzaho kwanuza ngo tugize ngo amasano ngo urumva ngo ngo yabaga naha, kandi nawe ubivuga ntiduherukanye. Hari ibindi byateye ngo urubuga rwa WhatsApp, ibyanyu byo bagore ndaza kubigarukaho ngo Bright Show. Mana y'u Rwanda, jewe ibishengura umutima n'ibyinshi nka Nyagasani Mbarwa nkuru y'u Rwanda. Noneho umunyarwanda yabona ko ari urubanza rw'umuntu we rukomeye kandi atabona ukundi agenza, nta bundi buryo afite, akavuga ati harya muzatara ibitoki ryari, ati sejo bundi se, ati noneho rero naraye ndebye munsi y'urugo ko nakora koje hano nsanga amasaka iki amaze kuba inyewa cyangwa nayo twaramaririje, byari bisigaye twateye kabuto twarabibye, none munsi y'urugo nabonye igitoki. Nuba abantu batwerera amafaranga, nzi ko hari imanza tujya tugira, urabizi nawe, abantu b'inshuti akagutwerera amafaranga rwose sinshaka kwirirwa mvuga umubare, ariko si makeya, burya n'amafaranga aba make n'aba menshi, byose ni umutima. Noneho ariko mu isi y'ababara imibare ugasanga n'amafaranga menshi, akubwira ati rutanga rw'amaboko hari igitoki nohereje gitaranwa n'ibindi, nanjye iyo mvugo nkunda kuyikoresha, kandi mu by'ukuri by'ubukoze biba birenze agaciro k'igitoki. Ariko nanone igitoki uvuze kirengeje agaciro ayo mafaranga watanze, kuko burya ubupfura buraguma. Noneho akavuga ati rero narebye munsi y'urugo mbona igitoki, none ngihaye umwana ejo ndakimuha kizane kizabonye gitaranwe n'ibindi, hanyuma urubanza rwacu ruzasusuruke. Uwo muntu bibaza ko nta musanzu atanze muri urwo rubanza? None se muri bya byo kurya no kunywa ko muzi ko urubanza ari ukurya no kunywa, nabyo tubyumvikane. Ntukajya utumirira abantu kuza kwirirwa birigata iminwa, n'ubu nanjye ndanga kwirigata iminwa buri kanya. Ese wowe urajya usoma ariko ngo haye gusa soma ukaryohe. Ariko umuntu asoma uko yiyumva nanone. Noneho ariko no kuguha ni ngombwa, reka nguhe rwose, kanguhe ko ari byo ugomba kuguhanga kwitaho. Ibyo nabyo abagabo bajye babimenya. Noneho umuntu urumva ko atanze igitoki. Igitoki na kera ibitoki indwara yarateye mu rutoki, cyangwa se ari igihe kibi umuntu akagira arya akagobora igitoki kimwe akagishyira hariya kikazagira imineke, akakengera mu kantu gatoya kegeranye katari umuvure ugombye kuba munini. Amasafuriya ziye naho barabigiraga n'iki aho ngaho y'abantu bavuka, noneho akengeramo havamo umutobe utari mukeya, umuntu aranywa agashira inyota, nusabika igikatsi agasabika. Igitoki ni kinini, igitoki kwa muri za manza zo gutura, uguhaye igitoki uzi ko
nta n'urubanza ahanini rwo gutura rutajyana igitoki, cyane cyane nk'urubanza rwo guhemba, gusura abageni bubakiye igitoki ni gikuru. Burya n'igihe cy'ibimanuka bya mbere kigwa Mututsi na mushiki wabo Nyampundu mu Mubari, ikintu cya mbere bahawe uretse umuriro kugira ngo basusurukirwe, bahawe insina kugira ngo babone igitoki ni gikuru. Ndagira ngo wumve imvugo nanone icyo iba ihatse. None rero dukomora icyo dukome n'ingasire ukoze ku muntu, yewe uyu munsi mfite ubukwe, ntiwabuza yo guhanaguza ikote, utarifite basigaye banarikodesha abantu, ariko ngaye abagabo disi biki gihe n'abasore abenshi ntabwo bakigira amakote no kuyakodesha. Nta mugabo utagira ikote mu isi y'amakote. Ibyo nabyo ni ikibazo. Erega amafaranga naho yashiriye. Abantu aravuga ati kuko buri cyumweru, buri mpera z'icyumweru ndetse n'iminsi 2 cyangwa 3 imba nagiye muri izo manza, ntago nahora mu gakote kamwe. Urumva ikinyoma cyatangiye kuza, nta kibazo, bigire ugira n'ibindi, akabona yo gukodesha buri gihe ikote. Abagore imikenyero, sibyo, nta n'ukigira urubanza rumwe mu rugo rwe cyangwa 2. Ibi byose ndaza kukubwira icyo birema mu ntekerezo z'umuntu nk'inzobere mu by'imitekerereze. Hanyuma buri gihe yagiye mu rubanza, kandi ubwo hari n'abatagenda bonyine, agahamagara mugenzi we, cyane cyane abagabo n'abasore b'inkunda rubyino. birabyo noneho Ibyo ni ibintu rwose umuntu ukajya mu rubanza ntuzi umugeni, ntuzi mbese nta n'umuzi, ari ubibwira umuntu ngo uze tujyane ngo hari urubanza agiyemo, ari n'uwabibwira nawe agahaguruka akagenda. Nta mutima, kuko iyo umuntu agutumira aba agufite ku mutima, afite n'impamvu no gutumira abo bagena ingengo y'imari. Aravuga ati twatumiye hagati y'abana, wowe rero burya singaye n'abavuga bati mutubwira bazaboneka, ese uzazana n'injishi n'imyambi, hega nibyo se nabana kamuzazana niba ari abantu babugufaze ko mujya mugenderanirana. Ubwo ndagenda mvuga ibituma ibintu bigorana kandi bitakabaye bigorana. Iyo ibyo byanogejwe neza nta ngorane zakabaye zibamo. Ariko rero noneho ubu hari abantu buri weekend, buri mpera z'icyumweru abazi ko agomba kurya mu bukwe rwose, yatwerereyemo akanamu ntashwe. Ubu ni mugabo ki, ni mugore ki, ni mukobwa ki? Ibyo bintu tubyumvikaneho. Uwo muntu yubatse urugo, uwo muntu ejo azaba yubatse urugo. Ubwo so n'umuntu ejo uzabwira uti mfite urubanza, ngo agire icyo atekereza ati nta winjira mu rugo imbokoboko. Rero ko mwabwije abaryi badafite umutima mwitaka, ubwo nimwemere mubahe ibyo mwababwirije. Ariko mu Kinyarwanda no mu by'abantu bagiyemo by'imyizerere mitsindira, inshuti za kururu zirarusenya. Iyo zibaye nyinshi zirarusenya. Zirarusenya rwose. Uya nyinshi zigize icyo zimara ntacyo bitwaye, ariko kururu nimbi. Rero abantu basigaye bitabira ibirori by'iki gihe, ne kuvuga n'ubukwe gusa, uko babyitabira bakeye, bashaka ifoto nziza, bagira bati, ubwo no kuvuga wibeshye ukazana fotografe udafotora neza, ibirori byawe nabyo biba ari ibibazo. Ariko uyu mufotografe wafotora, umuntu ashaka ufite telefone nziza, tuvuge nka yandi umuntu aba ashaka kugumana kugira urwibutso rw'umuntu, sibyo? Ibyo ntawe ubyanze. Ariko muri ibyo byose ushaka, wowe wagezemo uruhare, ushaka icyicaro cyiza, ubukwe bwiza buryoshye, urashaka kugenda mu modoka nziza, ari n'ubutumira ati tuzagenda dute, muzagenda mutusanzwe ugenda ute? Ntunyumvirara, umuntu wamutumiye umubwiyeho urubanza ruzabera ngo tuzagenda dute? Ntabwo urimo kumvamo ikibazo. Abandi si bo batumiye barabwira ngo tuzagenda gutya,
ntagutumira wowe ukamenya ko uzajyayo cyangwa utazajyayo nuko uzagenda. Niba arabiteranya bavuga bati urugendo ni rurerure reka imodoka runaka babyigirira, cyangwa se wenda hakaba habaye guhana ibitekerezo bakavuga bati dore tuzagenze dutya, icyo kikaba ari ikintu cyaganiriwe. Ese ubwo ngubwo hirya y'ibyo byose abantu barahindukira nibarangiza bavuga ngo ibintu ngo byarahenze, si bo bari mu kubihendesha. Ku rundi ruhande nanone ni byinshi ntabwo wabimaranye abantu ari icyo ryo kuvuga tugarutse cyane ku bijyanye nyine ubwo tuvuga wenda n'umusore n'inkumi bagiye gushinga urwo rugo, erega nibo bihanika kuko utihanitse ukabihinira bugufi abantu nyine baza ibyo bateguye akaba ari byo bakira, ariko noneho usanga nabo bihanika barashaka dekorasiyo nziza ikeye imeze neza. Bwa mbere na mbere hari ahantu ubukwe bubera, abadekora abo bakora umuteguro nabo bakamenya kubaca amafaranga rwose. Niba ari sare cyangwa se niba ari ya tente nini ifite amafaranga yishyurwa, kuko usigaye ubona hari ugukorera ubwo bukwe bwo gusaba n'ubwa reception bwo kwiyakira bibera hamwe, wenda ahandi bakajya mu rusengero cyangwa se kiliziya, kugira ngo nyine ibyo nabyo bikora kugira ngo byorohe n'aba bantu bategatega biborohere, ariko n'amafaranga bigendere hamwe. Iyo dekorasiyo irahenda, aho bibera harahenda, hakaza ubwo n'imyambaro, hakaza ibyo kurya, kandi urumva gutegura nk'abantu 500 600 ibyo biryo ntibyoroshye, ibyo byaranahenze pe, urumva hakaza ibyo kunywa. Hari abantu wenda bikoreshereza fanta, niba ari abarokore, niba ari abadive sinzi, ariko ubwo urumva hari n'abakoresha inzoga. Abenshi basigaye banakoresha iyo mito batari uko kubera ubushobozi, rega n'inzoga zarahenze, ubwo ariko n'ibirori bikabiha ko burya ubukwe butarimo inzoga umuntu yinyweraga cyane, nabyo biba ariko usanga nyine ubukwe busaba ibintu byinshi, kandi noneho byongeyeho niba ari uwo mugabo hari ibyo agomba gushaka wenda byerekeye urwo rugo, niba ari inzu se, niba ari intebe zo mu nzu, niba ari iki, ibyo byose biramureba. Ukongeraho umukobwa nawe ibirongoranwa byinshi cyane, umva bihenze kubi nabyo rwose. Ubwo rero ugasanga ibyo bintu byose birahenze. None umuti wabaho n'uwuhe? Ko kera yego wenda na kera tuvuge ko bwabaga wenda bugoye, usanga wenda hari abapfundikanya nta n'icyo umuntu afite bugataha, n'ubu burataha. Abakobwa se bakirwana n'ibirongoranwa ni bangahe inshuti yanjye? Barabigura, nise wagenda nta birongoranwa nyine ubwo barahari, ariko ni inkehwa. Babaje ngo ni inkehwa, ni bakeya. Nise hari utabigura, kereka nk'abantu bazajya hanze, niwe utabigura, suko utabigura. Ariko urumva iyo uguze ikintu kiba cyaguhangayikishije ukayishakira n'ingengo y'imari, baba barabibaze mu kintu bita bridal shower n'inkwano bibiri. Ariko inkwano banatanga nagereka wenda niba hari abatanga inkwano nini cyane, ariko inkwano banatanga none se ntabwo twigeze kuvuga ibijyanye n'inkwano z'amafaranga, ibintu bivamo ko ari iciririkanya. Umuntu ngo arimo abaramo ibirongorano, umuntu azikwera hanyuma nishingire nyine, urumva. Ariko nyine barakubwira noneho hakaza n'undi mutwe w'iyo bridal shower, nabyo biri mu bihenda bituma ubukwe buhenda. Oya, ntabwo bwahenda, ahubwo ho babona amafaranga yo kugira ngo ariko ababyinuba nabo ku ruhande, ni abaturanyi, ni abanyamuryango, baravuga bati ibintu birahenze. Ariko umugeni aba yabibonye, ubivuga amafaranga aba yabibonye. Iki cyigisho wagikomoje he? Iki cyigisho ngira ngo ni ubutumwa mushiki wabo yashyizeho kuri Twitter, niho nanjye nabisomye, avuga ko nyine aherutse kugenda mu Rwanda, ariko akabona hari ubondebere ubusoma uko buri bwose, kugira ngo noneho tugendere no ku bintu nabyo bifatika. Ubwo butumwa rero buragira buti abashumura aho se. Ubwo ni ubutumwa bwa mushiki wabo Louise. Mushiki wabo ni yahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, hanyuma ubu ari ku rwego mpuzamahanga rw'isi, akaba ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, secrétaire général de la francophonie.
yego aragira ati abashumura aho se ko mumbanye ba mutima udakumbura ndabaramukije cyane njyewe murabizi ko mpora mbifuriza ibyiza gusa rero mperutse iwacu mpava ntiyakumbuye ndetse mbona bamwe muri mwe nihuta gusa inshuti n'abavandimwe ntibyoroshye kubaramutsa bose ariko mbega ubukwe bwinshi bujyamo byinshi na benshi kandi kenshi abashu bagishaka rero tudaheje na ba mwana mbona mukwiye kutwigira uko tudatakaje umuco wacu twakora bike byiza abato mugishaka natwe tubakunda murabona twabigira duti yego ubwo ni ubutumwa yanditse asoza abaza ikibazo twabigira duti icya mbere ndamukeje kuko yaganiriye nk'imfura kandi koko nk'umuntu mukuru yego iyo aba twagiraga amahirwe n'abandi bavuga kagera kure bakajya batanga ubutumwa nk'ubwo bufite icyo bukebura mu bantu urumva kandi ntabwo bimubuza gukora inshingano ze burya biri no mu bintu bishobora gutuma ahubwo abantu bakunda banashamadukira ibyo ubayoboramo kurenza ikindi gihe kuko nzi ko mushiki wabo ari mu bantu rwose bakunzwe banakurikirwa hano urumva ko n'imvugo akoresha hari aho nyine yemera akajyana n'abari aho ngaho kugira ngo bumvikane muri urwo rurimi kugira ngo niho yakoresheje iyo mvugo ariko aricyo ntoyemo ati mbega ubukwe bwinshi subiramo aya magambo uko yayakurikiranyije ubukwe bwinshi buba kenshi butabirwa n'abantu benshi kenshi ibirenze byose se ko bije ku mbega ubukwe bwinshi bujyamo byinshi na benshi kandi kenshi reka tubirebe ubukwe bwinshi icya mbere guhora mu imanza zitarangira zirasenya zijyamo byinshi usanga urugo ufite nk'ubukwe butanu mu gihe cy'izuba hakaba n'igihe umuntu akubwira ati yewe tumaze kugira ubutumire bwinshi mutubabarire njye ubonda namushima ko n'imfura ariko ikibazo hari ibyo usanga baramaze kwiyemeza nyuma hakaza ibindi ahubwo byakabaye biruta ibya mbere cyane ibyo nabyo ni ukumenya umubano w'abantu umeze gute yavuze ubukwe bwinshi bujyamo byinshi yahise akurikizaho byinshi n'ibintu nibyo twavugaga byinshi se birahari aho umugabo n'umugore umuhungu n'umukobwa iyo nguzanyo kugira ngo bacyuze bwa bukwe none se ubukwe ko atari igishoro ejo kizagira icyo cyunguka ngo uvuge ngo kwijanisha nungutse ibi n'ibi ahubwo ko ari ikiryi kindi uzanye urwubakiye ku nguzanyo ubwo urumva ruzamara kabiri inguzanyo itari y'umushinga runaka wo kwinezeza wibishashagirana gusa bitari zahabu ubwo sibyo bimaze iki ubukwe bwinshi bujyamo byinshi na benshi usanga abantu ari nka magana benshi ariko uburo bwinshi butagira umusuru aho twahati aho rwose igiye ndakebura abantu ariko nawe nkubwira ngo menya abo utumira mu birori byawe nk'uko nabivuze igihe hatangiraga kuba ikintu cyo gushaka ibintu mu bantu aho gushaka urukundo aho gukundana ngo abantu bubake baremye nkabwira abasore ni basore bacu rero mumenye ubwenge kuko cyane cyane iyo ngeso ikunze kugaragara ku bakobwa ariko si bose nuko umukobwa ngo umwe agatukisha bose ariko ubu ntabwo ari umwe ahubwo nibo benshi bameze batyo bareba umuhungu bakamubaramo ibyo bazamukuramo ejo akikoroza gatoya bakajya mu rukiko intambara ikarota bakajya mu rukiko bati ubu rero birananiranye nta kundi reka birangiza umwe yicira undi yico ariko imibare yayibaze amutwaye ibintu cyane nibwo nabwiraga abahungu rero abahungu niba ari uko bimeze nimubwira abakobwa muti dusezerane ivanguramutungo rusange turebe abyemera
ubyemera muzajyane n'ubundi ntawe uhisha uwahishaho. Ejo n'ejo bundi uwarinze ibyo bintu neza niwe nyirabyo. Ariko rero utabirinze neza nareke nyirabyo muzima aboneke, sibyo? Maze turebe ujya muri urwo ngurwo ni bangahe. Abantu rero barambwiye bati ngo ariko ubwo ngo bugaragaje yuko udakunda umuntu, nawe niko ubibona ko uri umugore ra? Ngewe ntekereza ko uwo muntu ntiyagukundaga ahubwo yakundaga uwo mukobwa. Cyaba ikigeragezo cyiza cyo kureba ko umuntu muri kumwe cyangwa mutari kumwe, ariko ejo ntubure byose nk'ingatimeri. Nimyumvira abandi bantu dufite, urabona niba abantu bagiye gusezerana bari muri sare, abantu bagahaguruka bakavuga ikitajyanye n'icyo, usanga abantu benshi basezerana ry'avangamutungo bavanze byose, havuyemo nk'umwe cyangwa babiri. Ibyo byavuyeho. Yego, nyine kera byavugirwaga biriya byo kuvuga ngo abantu ngo baratwumva ngo bagire ngo iki byavuyeho. Yego, ariko nyine hagize wenda n'ubyumva ni umubyeyi cyangwa ku ruhande, ntabwo ntekereza ko yabura kwibaza ati mwasezeranye gutyo. Aho rero naho haracyari ikibazo, abantu ntibacyuba kuko babiteguye, barubakira ku rwiganwa na baragira ngo iki. Ubwo si urwo rugo ruzambiremo. Rwose ubwo wakunda umuntu uvuga ngo baragira ngo iki? Urumva wajya kubaka uvuga ngo baragira ngo iki? Cyangwa wakubaka kubera ko wiyumvamo naka nawe akakwiyumvamo. Ubwo rero urumva ko mu by'ukuri abantu nanone ndaza kukubwira urwego bariho mu by'imikurire ntabwo bakuze rwose kuko bari mu kigero cy'urwigano. Urundi usanga ari ukwiga. Urwiganwa rero n'urw'abana. N'ubwo bukwe ni ukwiga. Ngo abandi ngo babigize batya. Cyane. Ni ukuvuga ngo ujya mu bukwe ukabona uko batetse. Haje umutetsi, ibintu bimeze gutyo bimeze gutyo. Sinanze kwigira ku bandi. Nawe ugashaka ko mu bukwe ariko si ngombwa ngo mbagendereho. Sibyo? Sinanze rwose kwigira ku bandi. Ariko si ngombwa ngo mbagendereho. Cyane ko n'ingendo y'undi ivuna. Yego iravuna. Ese ko urabona wowe ibiryo bishashagirana, amafunguro yateye ngo ngo uswagira ngo ni indabo. Ubwo n'amasalade n'udukina no mu dukombe bigize bite. Mbese bisa neza. Bisaba igishoro. Bisaba igishoro kandi ntabwo uzi uwabikoze aho ariko si n'igishoro. Si n'igishoro kuko ubundi ushora mu bintu bizazana inyungu. Kugarukira. Ibyo nibyo uvuga ngo narangutse ndabika ndateganya bizagira gute, bisigaye nanjye ngiye kwinezezamo. Ariko n'uwinezeza uzi kugira ngo leta igombe gushyiraho gahunda yo kwinezeza mu rugero, yo kunywa mu rugero, yo kugira mu rugero. Abantu ntibakigira umutima ubabwira ngo mugere mu rugero. Noneho rero umubyeyi ushaje ameze nka ya nyoni y'ifundi isazana n'izayo ngo bakagira ngo birangana, wihinduye umwana kandi atari umwana kugira ngo abashe kujyana n'abana atabasiga, arababwira mu rurimi rwabo, arababwira ati nimutugire inama twagira dute. Abagaruriye ikibazo ubundi bakabaye bibaza, mushiki wabo rwose mubyeyi ndagushimiye cyane, ndagukeje pe, ndagukeje nka Nyagasani Imana nkuru y'u Rwanda, nkuri mu mujishi w'umuco, iyo abana bari bayobozi batugiraga nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo ikiriya kintu akoze mu bijyanye n'imitekerereze n'izi by'ubuzima bwo mu mutwe, umuntu afata ikibazo wowe wari ufite ukihunza cyangwa ukihirikira ku bandi ngo ibiciro byarazamutse ngo ibiki byose, noneho akakikugarurira, wowe urakigira ute ko icyari ikibazo cyawe kikureba? Ariko nikikureba wenyine kiratureba twese. Niyo mpamvu nawe yishyizemo ngo tubigire dute, kuko iyo abana b'u Rwanda bafite ibibazo, iyo abanyarwanda bafite ibibazo, abarubereye mu mujishi nabo bagira ibibazo. Tugire dute? Ariko ntekereza ko hano ikindi kibazo ari imyumvire abantu dufite, tubwe wenda niba ari muri Afurika, niba ari abanyarwanda, turashaka ko ubukwe iyo bwabaye bwiza ni igihe sare yuzuye, akubise kuzura, tente yuzuye, ngira ngo haje nk'abantu 100, abantu bose bavuga bati mbega abantu badafite ntabwo bwitabiriwe. Uzi impamvu ndabikubwira, mu muco w'u Rwanda kubaho ni ukubana, ubundi ubukungu ni abantu. Ariko abo bantu nabakubwiye, abo bantu nabakubwiye ni abambere, nabuhuruza agahururana ikintu mu ntoki, aguhuruye ntabwo ahurura imbokoboko. Niba abandi binjira mu rugo inkokora zireba imbere,
ku mutwe ugasanga havuyeho ingata kubera ko yari yikoreye inkokora zireba imbere ubwo urumva ko ari ikoreye. Niba ababyeyi bavuga bati kirazira ntawe ujya mu rugo by'umwihariko rurimo abana imbokoboko, ntiwasura abageni ntacyo bashyiriye cyo kubaka urugo, tuzaza kubashyigikira se ni ukuza kubarya? hari n'uvuga ati baba bakeneye n'abantu abantu bo kugira gute, reka ngende nicare kandi utekereza ko iyo ntebe yishyuwe, ibyo kurya uri burye, muri mu isi y'amafaranga, ibintu byose mujye mumbabarira mu bibare mu mafaranga. kandi ibiryo bitameze neza uwo ni ubu wa mbere kuvuga ngo byari bibishye. Yajyaga hehe ngo fanta ntiyagizeho kera ngo wasigaranaga agaya mu ntoki. Ntabwo ari byo rwose. Mu kinyarwanda nakubwiye ntabwo umuntu agutumira yitwerereza, ni ukugira ngo mwishimane, ariko muri uko kwishimana nawe bikaguha inshingano zo kuvuga ngo mbifitemo uruhare ki. Atari ibyo ngibyo nanone ndongera mvuge ikindi rero nk'icyo nabwiye basore, ikintu cy'ubukwerega ni Kigali. ubwo rero nimumenye abo mutumira mu buryo cya mbere mwagennye mwebwe ubwanyu, kuko nuvuga ngo niwe ngiye kubwira ntutegereze intwererano mu bantu, wowe tegura icyo nacyo nakigarukaho ku rundi ruhande. Hari n'abantu bapfa n'abandi intwererano, gutwererana ni ubushake, ni umutima, ntabwo utumirira umuntu kumutwereza. Oya, mu kinyarwanda ntabwo ariko bimeze, ntabwo utumirira umuntu kumutwereza, mutumira ngo aze mwishimane. Gutwerera ni umutima we, ni inshingano ze z'umutima, ntabwo bimwishyuza. Rero wihore rero wivuka kuri WhatsApp ngo none ngo intwererano ngo murayishyira ngo muraho usuhurishwa nk'umunyenza, byo ntabwo ari byo. ujye tumira umuntu tuze, ubukwe n'ubwawe ntakugiriye inama ngo wubake, niwe ugomba kureba n'imiryango yawe. Ngira ngo hari ibintu byabagaho abantu bamaze gucikaho nabyo. Urazi ibintu byitwa inama z'ubukwe, ngira ngo byavuyeho. Uzi ko byari bigeze ahantu habi, abantu bashyiramo lisite, wicaye mu bandi bantu uri kumwe n'umuntu kandi lisite nyine umuntu akareba icyo wanditse, none ukavuga uti se mwakabyara mwe kanaka ndava mu bandi nta kintu ushyizeho. Ni nka ziriya za burayidi shawa zanyu, umuntu agusaba ati nzagushyire ku rubuga, naho arashaka kugira ngo azatangaze urutonde rw'abagize icyo bakora. Ubwo we ko ntacyo wiyanditseho ntabwo wabikora. Niba mutagiye inama ngo rero ubeshye kugira ngo ukangure abandi, ubwo uraseba. Oya, nawe nyine uba ugomba nyine kugira icyo ushyiraho. Icyo rero navugaga, abantu ubwo dukoma urusyo dukoma n'ingasire. Niba muvuga muti abantu baraturumbiye, baraza kuturya gusa, ntacyo bagikora mu rubanza, gira bakeya ushoboye. Akunda umuntu abwiye abantu 100, ikibazo none umubyeyi 100 se bo ni kamara. Ikibazo umubyeyi azakubwira ati nziranye yego ushobora we gutegura ibyawe, ariko umubyeyi nawe araza ati mfite abantu kwa kanaka sinabona. Uwo mubyeyi rero, kandi ugasanga nta n'icyo nawe ari bukore kinini. Uwo mubyeyi nabyo tugaruke kwibutsa abantu inshingano zabo. Ababyeyi nabo hari igihe usanga ntabwo byara umwana igihe cyo kubaka k'umwana, ntabwo umwana aba yari yakagera muri ndinda muri indinda ya kabiri, mbese ngo umwana aba ari urinda umubyeyi, ko ari indinda dawe na ndinda mwana. Icyo gihe ahubwo ni igihe cyo kubakira abantu. Babyeyi natwe twigarukeho. Ariko usanga yego ku bakobwa baragerageza, ariko se abo ku ruhande rw'umugabo, ko usanga umugabo ari usabwa na byinshi, buriya abo ku ruhande rw'umugabo hari ikintu bamufasha. Ni ikibazo ngewe ndashaka kubivuga umubyeyi. Nanjye ejo bundi izo nshingano ziba zindeba, si n'ubu gusa, hari abo twagiye tubera mu mujishi, wenda n'abo twabyaye mu nda batarakura. Kubakira umwana nyine ni ukumwubakira. Tubyumvikaneho babyeyi, tubyumvikaneho. Na bimwe njya mbabwira ngo mubyare Kinyarwanda busubireyo nta mahwa bigire, ariko ko mu rusyo ngoma n'ingasire uzi ngo aba bana bazabaho bate kandi nge bareba. Wivuga ngo ageze ngo imyaka ngo yo kwibana, yibana ate kandi ukiriho? Ugomba kumwubakira, ukazamusura, ukanamuhemba, ukamuha uburyo bwo kwiga mu gihe cyo kwiga. Sibyo kumwubakira, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo twaje ngo turahari, ni ukumwubakira nyine. Ubundi kera mu Kinyarwanda nta mwana wubakaga atubatse nyine. Kubaka inyubako y'inzu
erega niba niho ibintu bipfira Umusore. urabona ubukode bwabaye ikibazo bwaranahenze abantu bafite inyubako zabo ni bakeya bakeya. abasemberezi nibo benshi byaragoranye sibyo kuko buri iyo umuntu akodesha abasembera umuntu niyo waba ufite amafaranga araza akagukuramo ko bagukuramo ukimuka cyane noneho rero burya n'umuntu ajya gukodesha hanini ntabwo ari uko aba ananiwe nawe kuba yakwirundarundira ibyo byondo bye niba ari ibyondo ahubwo ni uko nyine hari ubushobozi buba butarakunda icyo gihe rero mubyeyi menya ngo ubundi koko wubakiye abana ni naho ibintu bisigaye bipfira kera baravugaga ngo baravuga ngo mujye kutwereka aho mwubakiye abana babubakiye ubu ngubu asigaye atazi naho bari bazaba ntahabazi sibyo ntahabazi igihe cyo kuzagera niba agize n'agatima akabona ukuyoboza kuri telefone hari igihe basezeranira kuri ya sare bikarangira umubyeyi agataha n'igihe agenda mbere ntabwo ari ngombwa ko twese tuzaba muri uyu murwa sibyo abantu bakwiye no gutekereza no kubaka ku ivuko abantu bakwiye gutekereza ko naho hari imibereho runaka birashoboka abantu noneho nabwo wajya no muri uwo murwa nabwo ukabujya mushoboye kuwubamo nicyo gituma buriya umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali nawo uhindukira ugashyiraho amabwiriza yawo siga irangi rivugurure ryegire iki inyubako itameze cyane vamo niko bimeze kuko umurwa nyine ugomba kugaragara nk'umurwa abo bana rero bafite muri uyu murwa kandi ni umurwa utarakarwa ni umurwa urebana n'indi ikomeye yo ku rwego rw'isi amakaminuza ahanganye n'andi yo ku rwego rw'isi n'amashuri nabyo bihenda bizamuka gutyo ukwiye kumenya urugo rurarangira muri ubwo bukwe gusa ubwo ababyeyi ariko simbasize ni ukureba kuko abantu bubakiye abana ubundi mu kinyarwanda umubyeyi yarakubwira ati dore hariya niho uzubaka nawe wenda ugasiza ikibanza na bagenzi bawe baguhaye imibyizi umuganda hanyuma mukabumba amatafari cyangwa se akakubwira ati dore n'ibiti hariya mu ishyamba mukabitema ubwo umubyeyi ntarimo gukubakira agwaye ikibanza kuri iki gihe ni ukukigurira abo turi kumwe hano muri uyu murwa wa Kigali barabizi ntabwo umubyeyi wawe azaba adatuye muri uyu murwa ngo narangiza guhema ikibanza niyo yaba atuyemo afite ikibanza atuyemo ntafite ikindi cyari buguhe kandi urabona uko ibibanza bigura ikimbabaza abo bantu barimo kwihanika baryo ngo nzambaranya ngo nzagenda mu modoka imeze itya ngo ubwo bwacu buzabera muri iyi hoteli cyangwa muri sare imeze itya hari sare ziba ari nziza zizwi umuntu wese akaba ashaka kuyijyamo aho azaba nta kabanza agira muri uyu mujyi arashaka imodoka nziza yo kugendamo nta yasanzwe agira noneho se wari uzi ko wafashe iyoroheje nta niyagira oya iyo modoka ntayagira oya noneho se wari noneho ariko harimo aratoranya ubwoko bw'imodoka azagendamo hari abantu babanza kandi abakobwa nabo ariko ngo nibo bakunda gutugarika abahungu kuri ibyo ngibyo oya nicyo ngukunda ariko hari n'umuhungu ushaka kwiyemera waravuze uti tugende niyo dusangamo siyo twagiyemo cyane bakavugana igihe ubukwe bwacu bwacyurijwe pe abantu bazi agaciro k'imodoka imodoka nabajijeho buriya ni picnic Toyota picnic ntabwo ari imodoka ihenze rwose ni imodoka y'abantu bacishirije ikagira umwihariko gusa wo kwitwara umuryango mugari yewe nkunda kubana n'abantu siyo twagiyemo ubwo bwacu ntibwatashywe ntabwo se mu by'abantu bakunda ngo ubukwe bw'ibitangaza bwabaye igitangaza icyiza nuko ari ikinyarwanda kuki mwumva yuko gukora ibintu mu buryo burenze ubushobozi bwanyu ari byo bigize ubwo navuga kuri ibyo by'imodoka kodesha imodoka nk'eshatu nini cyane rero se murabona uyu mukobwa ari umukobwa mubi mbese ku buryo yananiwe gutekereza imodoka nziza igezweho yagendamo icyo gihe za Vewiti n'ibiki byose za Benzi ibiki ariko wige kurarikira ibintu utageje udafite kugeza igihe uzagenda ukora ibintu bikagenda biza gake ukazabigira sibyo none se umuntu asanzwe nta modoka agira arimo aratoranya ubwoko bw'imodoka agendamo gute ugeze n'amahirwe yewe ndabona wabona umuntu ukubwira ati niba ari inshuti nzagutwara
wowe urimo uratoranya ubwoko bw'imodoka cyane. uravuga uti iriya ntabwo imeze neza, ntabwo ibereye ubukwe. Imodoka ibereye ubukwe usanzwe nyine uba usanga utanamwegereye ngo umubwire uti rero mugenzi wanjye ufite imodoka wazantwaye ku munsi w'ubukwe, wenda nshyiremo esanse untware. ntawe uba ubitekereza. umuntu arashaka imodoka nini igaragara neza, mbese ishashagirana. icyo nari ngiye kuvuga, ibyo bintu ariko abantu babiveho, babiveho. ntabwo ibyo bintu ari ubugabo, ntabwo ibyo bintu ari umutima wa gikobwa muzima wa kubaka urugo. shaka ibintu bijyanye n'ubushobozi bwawe, ndetse wirya ibijyanye n'ubushobozi bwawe, jya munsi yabyo cyane kugira ngo usigarize ejo hazaza. usigaze dukeya ejo uzakoresha, kuko bitangira nyine mutangiriye ku busa nta kintu. ubwo icyo nari ngiye kuvuga, hari ukuntu abantu babanza bagakodesha inzu nziza amezi 2 cyangwa 3, inzu ya miliyoni cyangwa ya 500, hatazagira umuntu uza kudusura akadusanga ahantu habi, ugasanga niba ushaka heza wajyaga kuba nta parikingi ihari, bagashaka inzu nziza. abo bantu bazaza kugusura basanzwe bazi uko ubayeho, kuki ugiye kwihanika nshuti yanjye. nyuma yaho umuntu akajya mu gacokomo ahantu urumva ntago nyine, mbese uko iminsi igenda yicuma niko umuntu arushaho kugenda ajya habi. noneho ajya mu buzima bubi rero, kandi ejo arabyara umwana ejo arakenera kwiga, hazemo n'abandi, ibibazo biba ari ibibazo. ejo rero ubwo abantu bazaba bataka ibibazo byo mu ngo, noneho ikibabaje nuko ejo batandukana. n'abasangiye ubusa bita n'ibisambo. ikintu kibabaje hejuru y'izo miliyoni wenda tuvuge 30 yakoresheje mu n'abasangiye ubusa bita n'ibisambo, bikarangira batandukanye. mbabajwe n'izo basega mu bantu z'akamama, ariko abajya kuzitanga nabo ni ikibazo cyabo. abajya kuzitanga nabo ni ikibazo cyabo, kuko ntumbwira ukuntu tudaherukanye, tutaziranye, cyangwa duherukanye kera utazi wanjye ntazi wawe, tukongera guhuzwa nuko umpamagaye gusa, ntanahamagara, yohereza ubutumwa kuri WhatsApp, basanga atari byiza kwa gutumira mu bukwe, basanga uherukana n'umuntu kera. ibyo bintu nabyo ntabwo ari iby'u Rwanda. Kwa umuntu avuga ati uyu nguyu twari tuziranye muri kaminuza, hehe yari inshuti yanjye. bahungu bakobwa, uyu mubyeyi mushiki wabo yababwiye ati, kaba n'umuyobozi kandi mukuru, yababwiye ati tugire dute. ntabwo iki kibazo yakibazaga nkawe ubwe, ni ukubagarurira ikibazo cyanyu ngo mukibaze. ibi bintu mubikorera inyigo, musubize agatima impembero, kuko birabakoraho bitaretse n'u Rwanda. nawe rero nk'umubyeyi akavuga ati tugire dute, ni nk'umubyeyi uriho agira inama umwana we, ariko amugarurira kwigira inama. kandi ibyo bintu biri byose nta nubwo ari mu mujyi wa Kigali, arimo aramubera indorerwamo ngo yireberemo, arebe ibizinga yiteje, arebe umwanda yiyandujeho, arawikura wate. abadukurikiye muri iki cyigisho dukomeze dutorome, tuvuge ngo naka yambaye ikanzu, burya ngo ikanzu z'abagenzi zirahenda cyane. umva hari udodesha, burya hari n'udodesha bikarangiriraho iyo kanzu ye, yego akazayigira ate, akayambara, akaba yayibika, cyangwa se wenda akazayigurisha, cyangwa akazayiha inshuti ye ikambara iyo kanzu. umwambaro w'urubanza nk'uwo ntawugurisha, yego uhora ari urwibutso. hari nyine n'uwubika, noneho hari no gukodesha rero. yego hari za miliyoni, hari amakanzu nzambara imeze, yego. niho nkubwira ibintu byapfiriye. abantu baravuga ngo warutangiye biriya ngo tugiye mu bya kinyarwanda, ngo byahenda, ngo izo nzoga njyewe nazituye, kandi ntabwo nabonye ko ari ibintu bigoranye. haguma umutima n'abo mubigirana. icyo bitwigisha rero ni uko bikwigisha ko buri gihe, kandi nawe urabibona no mu mubano wacu, abantu baba bakeneye guhora bagenderanirana, bicarana, baganira ku ngingo imwe ku yindi, basigasira bya bindi bagezeho. iyo mwihaye kugira intera ndende hagati yanyu, mudahura, tuvuga ibintu byo kuganira, ibintu byo kwicara hamwe, abantu bagacoca amagambo, ntibibeho. ibyo rero biba kuko abantu bicaranye. burya abantu baticaranye ngo bataramane, uwo mumaze igihe mudataramana, burya no kuganira uzi ko mubyina amanyurane cyane, usanga mudaheruka. umuntu aravuga ukumva arakuninura, kumva ntimugendana,
ngo gusa ushatse kuvuga iki burya nuko haba hashize igihe ariko inshuti mwasangiye ntuyita ku nzira abo rero bagendereye igihe kingana gutyo harimo imisabanirane harimo n'ikintu cyo kwigisha umugabo guhora nyine agenda atyo ahendahenda agira ate kuko nawe babwiye umugore ni nk'inka inka rero uko wayiragiye ni kuyikaba ariko nanone nabo ntabwo aricyo kivuze ngo bangire neza nigire nabi icyo ni kimwe ubwo ndavuga icyo byaremaga mu bantu hanyuma kubaka urugo si huti ni gahoro gahoro n'intambwe ku ntambwe buhoro buhoro igeze umuhopfu kwiriwe iyo uvuze rero ngo byose dukayirane dushyire hamwe tubirangirize umunsi umwe ntabwo wubaka urugo nshuti yanjye aho nibwo abantu bahura ukimuha ifoto ukamuha na nimero ya telefone utese tuzajya kureba ababyeyi ryari banyereka nanjye nkwereka abanjye tugire gute nzagira umunsi wo kukwereka inshuti ejo dukora ubukwe naza no kuvuga gucyuza ubukwe sibyo leta birangira abantu baraziranye hamwe ngira ikibazo nka Nyagasani Imana nkuru y'u Rwanda ukabona umuntu aje kuraguza wamubaza uti so bukwe ninde ntago ari kumutsinda n'impamo ntamuzi kandi ariho ariko se ese ndi gute ariho tureke iby'ubwoko uzi ko hari amoko adashakana ntazi izina rya se w'umugabo we ntazi izina rya se w'umugore we n'umugabo ese ubwo baba barabonanye none se uragira ngo mubwire ngo iki kwibyo tuhorana nabyo umuntu aje kuraguza none nkamucira mu maso nkamubwira rero mva imbere kuko wiba n'ibintu warabyishe mbere ngo nuragize uze kuvuga ngo indagu nizo zizabikemura ntiwamenye imiryango ntiwamenye iki nayo ntikuzi ubundi ubwo mwabana muti tuvugisha ukuri rero ibyo bintu byo kugendera n'ibishashagirana gusa ariko muri kwa gusaba muri kwa kurambagiza muri kwa gutebutsa muri kwa kugira gute abantu bagenda bamenyana n'ibyo wabona bitagenda neza bigarukira hafi ugahindira bugufi ahubwo ukavuga uti reka nekurirwa ngera kure n'ubundi ndabona ntacyo bizatanga ariko ibintu bya hutihuti iyo busa yabyaye ibihumbi ikindi mu kinyarwanda ntawe utwikurura utararongorwa ibyo ni ubukunguzi ni ukuvuga ngo ingo z'abana batangiye kuzisenya hakiri kare ariko n'abazisenya ndabakubwira ntabwo ari ababyeyi babo bwite babana bigendera n'ibigezweho bagendera n'ibigezweho ni abasaza basaziye ubusa bikodeshereje bibirye gusa ubusanga abantu bakodesheje abantu baza basoma amazina areba umugeni asoma agapapuro kuko ubundi urwo rugo ruzahagarara dute umuntu uko asabwa umuntu azi afitiye igishyika nabo ba nyirasenge ese koko ni ba nyirasenge naho nyirasenge w'umuntu umuha inzoga nawe ejo azagutura ikindi kintu kubera ko azaza kuguhemba azaza kuguterurira abana azaza kugira gute iki gihe se barahari rero mwabantu ubwo rero cyo navugaga najye nka Nyagasani Imana nkuru y'u Rwanda ndabigira burya nta mubyeyi umwe ndabigira kuko umubyeyi mushiki wabo yabigeze aravuga ati tugire dute nanjye ndababaza ngo tugire dute turekeraho tubireke dukomeze dutorome ejo tuzasange nako bikabije yakuze ko abantu batangira n'imyenda bagatangira barya ubusa uretse bimwe babahaye babatwikurura hari n'abusanga nyine babatwikuruza utuntu tudafatika utamenya ari ugupfundikanya wenda nta n'icyo baba batwikururaga ba kera ariko reka mbabaza ko mu bwonko mwarasirimutse mugasirimuka muki mwazanye ibintu mugatwikurura abana uzamara gukwezi utaravuga ngo usubiye ku isoko ariko ikibazo none ni ukureba ni bande bagutwikurura w'abantu bawe babugufi ntimukigenderanira nta miryango ntaki wihaye ibintu by'ibishashagirana by'abantu bitwa ngo ni abaki ni urungano rwawe abo bita ngo ni abajini iki usanga ari inshuti iki noneho uzi ikintu gitangaje nabo mugani we nta nubwo bazi nuko babigenza
hari umuntu uherutse kumpamagara abantu bari kuri sare ati harya twe twabonye mutwikurura mubigenza mutwe ese habanza iki biba bimeze bite uba kandi uwo ni umubyeyi mukuru mu batashye ubukwe oya ahubwo bari abantu ni kwa kundi ureba abantu ba hafi niba ari umusore n'inkumi akaba wenda nta bantu mufite bazima wenda bazabatwikurura ukaba mufite abantu muziranye akaba aribo baza gutwikurura abantu bato ubwo ntibyapfuye kare ubwo se nta kintu ntibyapfuye kare se nurese murambaza ngo ibibazo biri mu none batajya kuri sare bikurikirana gute ngo none se twaturirimbo mwaririmbaga ngo bigenda gute ejo bundi ntacyo bari kuri sare ako kanya hari umuntu mperutse baramamagara ndamubwira nti yari yaje kubaza ntabwo kiza nuko ntavuga amazina n'ababyumva ntibagire ngo nabavuyemo rwose ariko mwumve ko n'ibibazo dusangiye hano tugomba gushakira igisubizo ndabaza nti muri ibi bibazo ufitanye n'uwo mwashakanye ukaba ushaka yuko musubirana nta muntu hagati yanyu mujya muhuriraho nk'inshuti wabiganyira akabahuza byibuza bigatuma n'uguha imitsindo abona aho ahera bikabahuza n'uwo mugabo cyangwa umugore ukazabona uko umuha iyo mitsindo yatuma agaruka mu kubakana reka da haba n'umuntu n'umwe abantu bose n'abakodeshaye abantu dufite ntuzambara ikote akazamuramo intugu neza ntuzajya mu ikanzu amafoto agasa neza ngaho ugendera rero wubakire ku mafoto ubusa nyine marene n'uwo kare n'uwo sibyo kandi kuko nuko bimeze ariko ubundi abo nibo bahamagaraga ibintu byakomeye bati tugenze gute gusa urwo rugo ruzahanwa nani ibintu wenda wumva utari bubwire umubyeyi ukabwira marene ukabwira pare urumva rero njyewe ntabwo mbona ko ubukwe aribwo buhenze ni imyumvire yapfuye n'ubuhone abantu bagize yego sibyo ntawajya kuvuga ngo ibiciro ntibyazamutse ntibyagize bite ariko muri iyo se ubwo abantu ntabwo tukiriho abantu bararya babaho tukiriho se ariko umenya uko bigenze ibintu birahinduka ukamenya uko uhindukana nabyo cyane amazi niba ari amarike uyoga mpagazi rero ko abantu babuze umutima bakabura ibitekerezo amasuzu bakayavaho kandi ariyo yavuga ngo usambu y'umuntu ni ibitekerezo bye ibyanganga bibiri abageni bategaga bakaba basigaranye kimwe kandi nta nka y'ihembe rimwe ibaho nta nzu y'ishyoro rimwe ribaho amashyoro nayo ni amahembe nta miki yuzukuruka amagana ngo bavuge ngo ni umwe muri kwa kugwiza kw'abakobwa guca imyeyo guse uregera ngo urugo rwubakwe rute nabajije umuntu umwe mu bategura ubukwe bizihiza ibirori ni n'umuhanzi ndamaze nti ibyo bintu mwambara gutya uzi icyo bivuze atereka da ati ni umutako kuki se mbere bambaraga tubiri ku mpande ebyiri hanyuma basigaye bambara mu musaya umwe ati ntacyo simbiza ati ariko ubu nibyo bigezweho uranyumvira uwo ni umuhanzi nibyo bigezweho uwo ni umuhanzi umuhanzi akwiye kuba ari umuntu ugira icyo ahanga ariko nababwiye ngo ntawugira utagira imihango ntagira ibyo ahanga utagira imigenzo ntagira uko agenza none ko mwaritse imigenzo kandi bibagenza ari uruhuri amaherezo muzagenza mute ubu rero bigezeho ababyeyi babona ko ibintu bikomeye bakavuga biti biregenda biti Imana y'u Rwanda ishimwe ubwo atari rutanga rw'amaboko kibivuga wenyine ubwo namwe nk'abayobozi bakuru mwatangiye kubona yuko ari ingorane icyo gihe twarasabye ngo isesagura mu bukwe nirihagarare muri iyo nama y'ubukwe bwa kinyarwanda noneho byariyongereye atari uko abantu banze kugendera ku muco byariyongereye kandi usanga n'umwana wo mu cyaro ashaka kuza agakorera ubukwe i Kigali akaba aribwo ahacyuriza mu bukwe hari inkwano ya miliyoni zingahe yigeze ibaho 10 na zingahe ahubwo se ubukosha utyo arazigira arazikura he zahese ziba ziri na he ko nazo ariko se Mana y'u Rwanda inka sikoshwa amafaranga ngahe urumva mu by'ukuri ariko cya kimenyetso cy'inka yajyaga kuzabyara indi bakanarongora ngo urwo rugo rukomeze rwubake none se ubwo iyo umuntu yakuye amafaranga bamurongoranye iki none se ubu noneho abantu babigenze bati tuvuge n'umusore
n'umukobwa barashaka gucyuza ubukwe bakabana, ni umubyeyi uri aho ku ruhande ashobora kureberera abana, nubwo usanga umubyeyi arakubwira ariko ugasanga kubera ibintu we wishyizemo urashaka ifoto nziza yafashwe n'uyu mufotogarafe runaka uzwi, kubera ifoto ye nziza, kubera video ye nziza, urashaka ahantu ho kwifotoreza heza. Ibyo byose ni amafaranga, hatandukanye n'aho ibindi byabereye, hari aho kwifotoreza, hari aya mafoto, hari ibyo byo kurya, ibyo byose arabishaka kandi bikaba bisa neza. Wamugiriye ihe nama? Ni uwo mubyeyi ushobora kugira inama uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu, ni uwo mukobwa cyangwa se n'umusore bagiye kubaka urugo, bazi uko bahagaze, barakodesha, bazakodesha nako baratangira bakodesha. ubukode ahantu ahari hose niyo haba mu ntara ntibuba bworoshye, ubuzi nyine icyo uhembwa, niba ari 200 niba ari 300, hari n'abayahembwa ugasanga niyo bazinjiza ku kwezi kandi bazabyara. Imibereho ko iki gihe ntiyoroshye, ibiryo, ibirayi, ibiki, ibyo byose abantu barya. Nasanze haba mu cyaro no mu mujyi buryo tudatandukanye, ibiciro ni bimwe, basigaye bahaha. none uwo muntu uramugira inama ki ushaka gukoresha ubukwe bwa miliyoni 10 gucyuza ubukwe? Reka 10 kandi barabifata bakabibara bati ubukwe ni miliyoni 10. Iki kigi akabiguha n'ukuri, akabiguha nani zo yigize arota gutunga, nta wenda n'ebyiri wenda yarazitunze cyangwa zanjye. None abigenza ate? Mu Kinyarwanda baravuga ngo gusanasana, gusana ibiseke, gupfukapfuka, gupfuka ibisebe, jupfa kuraguza, gupfa biraguma. Nubwo waba utumva agaciro ko kuraguza, jupfa kubikora, kuko kugenda utabajije ukuru utabaza ugasaza utamenye, ugenda mu ishyamba utazi ugaca inkoni izira, umwana utabaza yisha inyoni itaribwa, intabaza irira ku muziro. baza bakuru. Uyu mubyeyi wagiye kuvuga atya mushiki wabo yabonye ibintu n'ibindi, ni mukuru cya mbere cyo. Icya kabiri yanyuze mu nzego zitandukanye, ariko igikomeye ni inzego z'ubuzima, ubuzima nk'imyaka agezemo n'igihe amaze. Irya mukuru burya ngo buriya yari yatashye ubukwe bwa abantu b'inshuti cyangwa imiryango n'iki, ariko aho aziye mu gahe gato afite buri wese, yewe uzaze dufite yabivuze. Kandi burya abajya kumubwira ntabwo ari umuntu wari we wese, ni abantu baziranye nawe, byamubanye byinshi mu bushobozi bwinshi abantu bashobora kumukekeraho. Uretse ko burya nta byinshi nta n'ibikeya, byose biterwa n'uburyo byitwaramo, n'umwanya wabyo, kuko ugira byinshi ugakenera byinshi usabwa, sibyo? Baza rero, ubaze ngo bigenda bite, izi nzira zinyurwamo zite, baza abakurambere bakubwira uko byagendaga. Ikibazo nabo abashaka kugira ubwo bukwe, aba yarebye ifoto nziza, ikanzu nziza, iki ahubwo abantu barabaza he? Barabaza bagenzi babo uzambere liste y'ibyo wakoresheje, ajya kuri Instagram areba ibintu uko liste y'ibyo yakoresheje, yabikoresheje uko yabiteguye, cyangwa nawe yabigendeye ku bandi ariko afite uburyo bwabyo, wowe urabufite. Ese muri ibyo baguhaye hitamo, ariko kutwubakanye urabizi. Nigeze mubwira ngo ugomba kuzana ibi n'ibi, umuntu azana ibyo ashoboye, nanjye nagize ibyo nshoboye, sibyo? N'imiryango ntiyatuganye, mwebwe abandi mubikura. Hanyuma rero kucyo wari ubazije nanone, ariko urumva mu Kinyarwanda gusanasana, gusana ibiseke nibitangiye kugira ntabwo babijugunya. Sanasana ejo byarenze iminsi. Kimwe mu bintu binezeza ni igihe ikintu byasaga naho kirangiye kongera nkagisana kigasubira mu mwanya wacyo kigakora. Burya jewe no kwikuraho ibintu byanjye by'igihe kirekire urabizi, icyo kintu kiranezeza, biri mu bingora kubyikuraho pe. Ubwo cyaba ikibazo mfite, kuko tuba tumaze kugirana isano ikomeye kugira ngo ukinkureho rero. Ubwo urumva umuntu we kumunkuraho uko byagenda cyangwa kudutandukanya, urumva ikintu byubakaga. Ubu rero umwenda wambaye muki si wo wambara muki, hanyuma n'uwo wambaye muki si wo wambaye muki, birangira ari nako abantu bahinduranya abantu, abagabo n'abagore. N'iki hariho ibirori byinshi by'ubukwe, hazaza uwo murenge, urumva icyo urimo kumva icyo birema mu ntekerezo z'abantu.
reka rero jewe icyo nabasezeranya ikibazo mbajije kirakomeye ariko hari uburyo nari ngisubije nk'umupfumu nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco nka Nyagasani Imana nkuru y'u Rwanda nkagira ngo abumva barumva ariko reka tuzagire igice cya kabiri cyo kuvuga ngo noneho ni gute umuntu yacyuza ubukwe bushingiye ku muco kuko yagarutse ku kindi kintu uyu mubyeyi ati ni gute twahinira bugufi ariko tudataye umuco wacu yabigarutseho ndabimukeje cyane tudataye umuco wacu hanyuma ariko tugakora nanone ibyo tutihanitse muri ubwo buryo kandi byashoboka reka tuzagaruke mu gice cya kabiri aba aricyo kizakurikiraho abadukurikiye niba ukurikiye iki cyigisho kirangije cyose hanyuma ntuzacikwe n'ikizakurikiraho aba aribyo tuzarebaho mubitegure neza noneho turebe birashoboka ntibishoboka muri iki gihe cya none ubwo haraza n'imanza zo mu ngo nazo zirahari ni ngombwa ko iyo abantu bagize urubanza mu rugo areba ngo kwa runaka ku meza hari hateguye ibi ngo nanjye iwacu hagomba kuba hateguye ubundi se musanzwe murya bimwe ariko ngo bari bambaye batya ngo natwe tuzabe twambaye dutya ngo hari abafotora gutya ngo natwe bizabe bimeze ibintu by'urwiganwa murabikuranye isabukuru y'umwana y'umugabo y'umugore yo kubana ibintu rero birakwereka ko abantu bari muri mitima rwana ujya ubona ko abana baza bakatubwira bati ku ishuri bimeze bitya na bitya ariko ukamugarura ku murongo w'umwana ari we none se ibyo bijyanye n'umuco wacu atoya hanyuma abantu babikora bigana abandi kandi no kugira ngo abandi bakure babone ko nawe tuvuge ko ukora ibintu byiza urwiganwa ariko nakubwiye abarugira n'abana ubwo rero twibwire ko dufite abantu bakuze kandi badakuze reka tuzongere twige ibyiciro by'imikurire ya muntu ariko nabyigishije kera nkiva muri kaminuza mitima rwana niwe mitima nda ubwo urumva abantu baracyari kuri icyo cyiciro cya mbere mitima irwana nkora iki ndeka iki hagomba kuba hari ingerere bari aho ngaho mitima ituje hanyuma rero na mutima mana mitima hanyuma mutima mana bari hehe reka rero turebe ariko urwiganwa ruri ku cyiciro cya mbere mitima rwanda mitima nda ibishashagirana nakagiye muri iyi modoka natwe tugomba kugira sheni bose ariko se temase ucyuye zingahe runaka uyu ni aba hari abantu bafotora neza bafata video neza ngo hari kampani nguriya ngo nifata wayigeraho ugasanga baraca amamiliyoni n'amamiliyoni hari abatetsi beza bandangire umumani icyo kuba ngo ntuzazana abantu badafotora neza ngo ngiye ngo nifitiye abantu cyangwa umusore nawe kugira ngo yemeze umukobwa akehanika cyane akemera reka dupfundike tuzongera yego murakoze cyane rero umva abatari yandikisha biyandikisha kuri Muganga Rutanga rw'Amaboko TV batwoherereza ubutumwa tubashyire ku rubuga rwacu rwa WhatsApp bohereza kuri 0733 090 hanyuma kuvunyisha mu bicumbi byo ni kuri 0788514177 yego 0788514177 ni nayo miyoboro ikomeje gutambuka haba mu by'ubukerarugendo bushingiye ku muco haba ubushakashatsi haba ubuvuzi haba bushingiye ku muco n'ibindi bitandukanye byose kuvunyisha naho ngaho uvunyisha mbere hanyuma aho dukorera aho abantu barahazi mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ku Gisozi cya Nyagasani umwami wacu Kirima wa kabiri Rujugira ngira ngo kwa Muganga Rutanga rw'Amaboko abantu bamaze kuhamenya wabaza wese ugeze Nyabugogo ugeze Remera ugeze hehe baba hasi hanyuma muze twige tumenye tubeho niba ibyo kubaka umuryango mbere yo gusenya banzu gisha inama turagufasha mu buryo bw'imitekerereze turagufasha mu buryo bw'umuco bwo kubaza ngo ariko kukirunsenyukanye kukimbora nubaka nsenya ubaze kubaza reka nsubikira aha ngaha murakoze cyane rero abadukurikiye iki cyigisho ni Kigali cyane uko burimo ibintu byinshi cyane kugira ngo n'igice cya kabiri hari nticyarangira ariko tuzajya wenda tukivugaho tuvuge no ku zindi ngingo zigiye zitandukanye mwakoze cyane rero kudukurikira tuzajya tugaruka tubaganirize Imana y'u Rwanda ihorana namwe ubuzima bushingiye ku muco
ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi, uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe, uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda ari cyo, uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda ari cyo, iby'imbuto nkuru z'u Rwanda, abantu barinda ubuzima bwabo, uburo, amasaka, isogi n'inzuzi. Kurikira ibi byigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo. Nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amarozi uko yaba ameze kose, bibi biryano, bibi bitegano, bibi bitongerano, bibi bihuherano, ngo maze ntitumenye uko tumugenza. Oya ni ukuri, namaze imyaka 2 mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo, ariko ubundi muzima rwose. Amavuriro yose narayirukanse, ngarutse mu by'iwacu nisanga nkizi icyago. Nibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera. Ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese, nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu, kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize. Bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo, mu mwuka we, mu mubiri we, aba ameze neza. Ndavuga ngo umuntu n'inda atandukanye ubugira kabiri, bwa mbere nawe ubwe, kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka, intekerezo n'umubiri. Iyo umugabane umwe wakozweho, umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho. Bwa kabiri, umuntu n'inda atandukanywa n'umuco. Muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo. Bagaragaje ko nta buganga butagira ubugangahuzi, nta bisare bitagira amasubyo, nta joro ridacya, nta marozi atagira ikirogora, nta kuzinga kutagira kuzingura, nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezwaho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, muganga Rutanga rw'amaboko. Uyu akaba ari inzobere mu muco, amateka, imbonezabitekerezo, hariyo filozofiya n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco, abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda, bagarura ubuntu muri bo. Ufata umwanzuro umuco ari umurage twazigiwe n'abakurambere.